ngusabira. Haleluya. Amen. Bivuze iki? Uyu muririmbyi yuzuye umwuka arebye muri iyi sabona ntawo kumuvuganira uhari. Arangije aravuga ngo njye mfite umukiza ujya umvugira ku Mana, ni inshuti idahana si nk'izo mu isi. Haleluya. Amen. bugiye kwira aho umuntu atabasha gukora. Niba Imana yaraguhaye hanura vuba, niba uri umusambanyi sambana vuba, niba uri umujuri vuba. Bugiye kwira aho umuntu atabasha kugira gukora. Yego. Haleluya. Amen. Niba uri umuvugabutumwa, niba ukorera Imana, niba ufasha abantu, bafashe vuba kuko igihe bugiye kwira. Kandi bugiye kwira amaroji yose afungwa. Nibyo. Ubura usambanira, ubura aho wicanira, ubura aho ugambanira, bugiye kwira igihe urimo gikoresha. Yego. Niba uri umubeshibesha vuba, niba uri umujuri vuba, niba uri umusambanyi sambana vuba, urangize kuko igihe bugiye kwira. Yes, twongeye kubaha ikaze tunabasuhuza bantu mudahema kudukurikira kuri uyu muyoboro wacu wa Arine Official TV. Turabakunda cyane nkuko bisanzwe kandi dora tunabasabira imigisha myinshi. Amen. Ivuye ku Mana. Nokuri. So nkuko mubona ni Arine meze. Amen, meze neza. Nkuko bisanzwe. Meze neza. Imana ishimwe. Himbazwe. So ubwo rero nawe watangira uhikaze abakunzi bawe unabasuhuza. Ndabasuje cyane bantu mukuda kunkurikira muri benshi. Imana ishimwe kandi gikomeza ibampera umugisha mwinshi cyane w'amabara yose. Ari ukuntu umuntu avuga umugisha w'amabara yose abantu ntibabisobanukiwe. Hari ukuntu Imana yaguha umugisha mu kazi ariko ntiguhe umugisha mu rubyaro. Rero umugisha w'amabara wari umugisha wo mu mutungo wawe, mu kazi ukora, mu rubyaro rwawe, mbese buri kimwe mu mubiri wawe uba ari umugisha. Ngusabiye umugisha w'amabara yose. Rero abantu bakuda kunkurikira ngenda basuje cyane kandi mbabwira ko masabira umugisha w'amabara yose. Waba uri mu Rwanda, uri hanze y'u Rwanda, ndetse tutibagiwe no kwihanganisha abantu barwajije ababo. Hari abari mu bitaro, hari abandi babuze urubyaro. Abo bose nkomeza kubabwira ngo Imana irabakunda kandi ngo haracyari ibyiringiro ko igiti cyatemwe cyakongera kikagira gute kigashibuka. Ubundi muri iyi minsi ndikubwira abantu, ndi kubabwira ngo hagira ibintu Imana ishibukisha ku buzima bwabo. Yego. Hagira ibintu Imana ishibukisha kuki ku buzima bwabo. Hari igihe utema igiti kikamara igihe kirekire kitarashibuka, Imana ishibukisha ibyari byaranze gushibuka. Amen. Amen. Niba ari urucuruzo rwari rwarahombye, niba ari ubuzima bwawe wari urwaye kandi wari uri muzima, ndagira ngo nkubwire ngo Imana ishibukishe ubuzima bwawe. Amen. Yego, urakoze cyane. Amen. So nkuko mubyumvise rero arabashimiye cyane kandi nabakunda cyane. Amen. Ubwo rero wakomeza n'ijambo ry'Imana turi no munsi. Welcome. Imana ishimwe cyane kandi Imana y'amahoro ihabwa. Hari muririmbyi uri kumfasha muri ibi uvuga ngo je mfite umukiza ujya umvugira ku Mana, inshuti idahana si nk'izo mu isi. Iteka arandinda akanyingira n'ibyago icyamuwaka umukiza wawe. Njye ninginga Imana ikwereke Yesu umwakire nawe, nico ngusabira. Haleluya. Amen. Bivuze iki? Uyu muririmbyi yuzuye umwuka arebye muri iyi sabona ntawo kumuvuganira uhari. Arangije aravuga ngo njye mfite umukiza ujya umvugira ku Mana, ni inshuti idahana si nk'izo mu isi. Haleluya. Amen. Ndagira ngo nkubwire ko aho wabuze ukuvuganira Imana ije kukuvuganira. Yego.
hari igihe wiringira umuntu ngo arakuvuganira ariko nyamara ejo akaguhinduka. ndagira ngo nkubwire ngo Imana ije kukuvuganira, kandi iza kuvuganira idaciye ku babyeyi bawe, iza kuvuganira idaciye ku mugabo wawe, iza kuvuganira nta muntu n'umwe iciyeho, yemwe n'umuturanyi ubwawe, yemwe n'umwana wabyaye ubwe. ntabwo Imana izamucaho, ahubwo izaza kukuvuganira kuko ariyo igomba kugira gute kukuvuganira. mureke twisengera Imana, tuyibwira ngo Mana ngwino tuvuganire mu bihe bikomeye. Haleluya. hari umuntu ukunda kutubwira ngo va ku muntu ujya ku Mana. hari igihe wiringira umuntu akagwemuka ariko va ku muntu ujya ku Mana. Haleluya, haleluya. Mana ishimwe, reka dusenge. turagushimye Mana yacu, uri igitare gikomeye, uri igiti cy'inganzamarumbo. izina ryawe nirishimwe, wera wa Isirayeli turagushimye. Mana itabura uko yabigenza, Mana itabura uko igenzereza abantu bayo. yewe Kristo turagushimye, uri umukozi w'umuhanga, urera kandi urakiranuka muri byose. ubuntu n'inama tugira Imana ishimwe. muri aka kanya rero turakwinginze kugira ngo ngwinubane natwe muri iri jambo. Uwiteka nyir'ingabo Imana, sinabona icyo mpa abantu bawe, ariko umenya imitima y'abantu yumaganye. wowe umenya ko umuntu yaguye umwuma, ni wowe waciramo ikiyabahaza mu izina rya Yesu Kristo. urakoze kugiye kunshiramo amagambo y'ihumure, kandi urakoze ijambo ryatubwiye ngo haracyari ibyiringiro ku igiti cyatemwe cyakongera kigashibuka. nyemera ushibukisha ibintu byinshi ku buzima bwacu mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Yego. muri iyi minsi ndi kubwira abantu, ndi kubabwira ngo akazi ukora gakorana umwete, kuko igihe kigiye kugera bukira ukabura aho ukorera akazi kawe. igihe kigiye kugera bwire ubura aho ukorera akazi kawe, ahubwo buno ugifite uburyo kora akazi kawe neza. Yego. Imana ishimwe. iyo bamwankurikiranaga mukumvira ijambo, mukumva amagambo ayirimo, bugiye kwira aho umuntu atabasha gukora. bugiye kwira aho umuntu atabasha gukora. niba Imana yaraguhaye hanura vuba, niba uri umusambanyi sambana vuba, niba uri umujura vuba. bugiye kwira aho umuntu atabasha kugira gukora. Yego. Haleluya. Amen. niba uri umuvugabutumwa, niba ukorera Imana, niba ufasha abantu, bafashe vuba kuko igihe bugiye kwira. muririmbyi niwe wavuze ngo murinzi wemenyesha igihe iwacu se ni murero atijoro ryishimye cyane buracaha. murinzi menyesha igihe ugezemo n'iryari. turi mu isi uririrwa ahantu ariko ntuhiraremo, isi wayiraramo ariko ntuyirirwemo. iyaba abantu mwamenyaga ko isi yacu, haleluya, muririmbyi aravuga ngo dore iyi si yacu iza gushira, haza indi ihoraho. Mana yambwiye ngo mbwira abantu bayo, akazi kawe gakore vuba kuko bugiye kwira ubura ukorera akazi. Yego. bugiye kwira ubura uhanurira, bugiye kwira ubura bubwiriza, bugiye kwira ubura bujya kubesha. kandi bugiye kwira amaroji yose afungwa. Nibyo. ubura usambanira, ubura wicanira, ubura ugambanira, bugiye kwira igihe urimo gikoresha. Yego. niba uri umubeshibesha vuba, niba uri umujura vuba, niba uri umusambanyi sambana vuba, urangize kuko igihe bugiye kwira. niba uri umurozi roga vuba, bugiye kukwiriraho. Imana ishimwe. Himbazwe rwose. murinzi wamenyesha igihe tugezemo n'iryari. aravuga ngo ndacyabaza ibyaremwe byose, bisubiza bitya biti dore iyi si yacu iza gushira, haza indi ihoraho. Haleluya. iyi si yacu iza gushira. umubiri uri kuwurarana, umubiri wawusiga, umubiri ukawambika, ariko mu kanya gato bakumva ngo umubiri ngo yavuye mu mubiri.
umukobwa agasiga umubiri yarangiza agatereka amaso agasiga umusatsi yemwe haleluya akambara ubusa ariko ndagira ngo nkubwire ngo umubiri wawe ni ubusa. Yego. Umukobwa wubatswe n'umubiri arireba akihindukiza akareba umatama akareba amata y'inzara agasiga yareba umusatsi agatereka amaso ati burya nanjye ndakomeye. Nyamara iyo umubiri uguhindutse nta na kimwe congera kugaragara. Iwasusi no mubiri ubyumve nzagusiga nubwo tubesha twe turabizi uzayoba naragusize ngo nkorera Imana genda mubiri uzasigara. Hari igihe kizagera ukumva ngo umuntu bakagutelefona. Rero reka mbabwire umubiri ukwihinduka udashingiye uko wambitse udashingiye uko wugaburiye umubiri ukwihinduka by'akanya gato. Niba utazi uko umubiri ukwihinduka uzajya mu bitaro bikwegereye uzasanga umubiri wahindutse. Usanga umuntu yapimaga ibiro 80 asigaye apima 30, usanga umuntu wapimaga 100 asigaye apima 20. Umubiri ni ubusa. Umubiri muri byavuze ngo niyambuye umubiri upfa nambaye kudapfiteka ubwo nibwo nzasezera mu bihe byiza byo gusenga. Iyambura umubiri upfa usengesha umwuka iteka. Haleluya. Usenga utari kureba ku ruhande usenga urebye imbere. Muririmbyi aravuga ngo nimuze turebe imbere dutegereze igitondo ngo twiringire Imana yacu. Nukuri. Mureke tureke kwiringira abantu ahubwo twiringire Imana yacu niyo izakora imirimo. Haleluya. Wizirukana Satani izategeka isi yose ngo tuzanesha. Ngo tuzanesha nidusaba kuko Imana igitwumvira. Haleluya. Amen. Ngo dore impanda ziravuze. Ese impanda izavuga uri hehe? Izavuga waraye hehe? Izavuga wiriwe hehe? Izavuga uhagaze hehe? Mana ishimwe. Ngo dore impanda ziravuze muze mwese dukanguke ngo kuko Imana yacu ishaka yuko twese tubabera. Yego. Haleluya. Amen. Ngo buri muntu mwitorero abo weshejwe muri ryo ngo cutireka kwiganyira kugeza igihe azakujyanira. Reka kwiganyira. Itorero barirwa mu yose. Waba uri umudiva uri umudesame uri umunyagatulika uri reka kwiganyira. Kuko Imana ijyakumva. Ngo dore impanda ziravuze muze twese dukanguke kuko Imana yacu ishaka yuko twese tubabera. Kandi ngo buri muntu mwitorero ntabwo yavuze idini ahubwo yavuze itorero. Aravuga ngo buri muntu mwitorero abo weshejwe muri ryo. Ngo itakora ngo dore ngo abantu benshi ngo bayobewe mu maboko ya wa mugome Satani. Reka kuyobera mu maboko ya wa mugome Satani. Haleluya. Ahubwo yobera mu maboko ya Yesu Kristo. Mana ishimwe. Reka kujya mu maboko ya wa mugome Satani ahubwo jya mu maboko ya Yesu Kristo. Mana ishimwe. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana turasanga muri Mariko ibice 10 umurongo. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana turasanga muri Mariko 11 umurongo wa 12. 11 umurongo wa 12. Mutwe amagambo ravuze ngo Yesu avuma igiti cyitwa umutini. Haravuze ngo bukeye bwaho mu gitondo bamaze kuva i Betereni arasonza areba kure abona umutini uriho ibibabi arawegera ngo ahure arebe ko yawubonaho imbuto. Nyamara awugezeho ntiyagira icyo abona keretse ibibabi kuko kitari igihe cyo kwera k'umutini. Arawubwira ati umuntu ntakakuryeho imbuto zawe iteka ryose. Abigishwa be barabyumva ihabwa icubahiro. Yego. Twahoze turi kuvuga ku ijambo umubiri. Musumwa ngo Yesu yarari kugenda
ngo inzara ngo irabarye, yari ari kumwe n'abigishwa, ngo yitegereje hirya ahasanga igiti, ngo abona igiti kiratohagiye, aracegera, ngo acegereye yibwira ko ari buhasangemo imbuto. Haleluya, amen. ngo arangije akimara kucegera ngo asanga n'amababi atohagiye. Mureke tureke gutohagira, ahubwo twere imbuto mu gihe cya nyaco. Yego. Haleluya, bakristo mwere imbuto mu gihe cya nyaco, bahanuzi mwere imbuto. ngo akimara kucegera ngo asanga kiratohagiye, ariko nta mbuto irimo. muri aka kanya Yesu ari kukugenzura, muri aka kanya, muri aya masaha. Reka mbabwize ukuri, Imana ikora ikintu ifitemo inyungu. Ikidafitemo inyungu ntabwo Imana ijya igikora. Imana iki giti cyari kiyamaze igihe kirekire, abantu barazaga bakacugama, ariko kubera ko Yesu yakibuzeho imbuto arakivuma. Hari igihe ugira ubutunzi maze Yesu yakwitegereza akabura imbuto. Imbuto ni cyagiye ugaburira abantu, ni cyagiye wambika abantu, ariko ngo Yesu yamaze kubura urubuto ahita abivuma. Yego. Tegereza, wahuye n'igihombo, ariko subiza amaso inyuma. Ahari Yesu si we wabihombeje kuko nta mbuto yabonagamo. Wagize amafaranga ujya kuyasambanira, arayo mafaranga Yesu abona ko nta mutara yose arayatwara. Ahari aho mbese ibihombo wagize nta ruhare waba ubigizemo. Yego. Hari ukuntu Satani aduteza igihombo, ariko n'Imana ikaduteza igihombo. Iyi Imana yabonye nta mbuto iri muri iki giti, uretse ibibabi byari bitohagiye, ngo Yesu arangije agishyiraho itegeko arakivuma. Haleluya, amen. Ndagira ngo nkubwire iri jambo rikomeye. Hari igihe umuyaga uhuha, umuyaga wamara guhuha, amababi adafashe ku giti yose agira gute? Aragwa. Ndagira ngo nkubwire ngo niba ubutunzi bwawe butari bukomeye mu mwami, Yesu yarabuhombeze. Yego. Ariko subiza amaso inyuma, ubwire Imana ngo haraho nteze imbuto. Umubiri wawe ahari impamvu Imana yawurwajije suko nta mbuto yawubonagamo cyane. Ahari Imana ntiyakugize munini, we nawe warangiza ugakoresha umubiri wawe ibidahesheje Imana icubahiro. Imana akaba ariyo mpamvu Imana iri kuguteza uburwayi. Yego. Subiza amaso inyuma. Ese aka kanya uhagaze ntago waba warabigizemo uruhare? Nta mbuto. Yesu yakwicaza ahantu ntihagira urubuto na rumwe akubonamo, arangije arahagukura. Ahari intebe wari wicayemo ukayivamo aka kanya, ahari suko Imana itakubonyemo imbuto. Nibyo. Ndagira ngo mbwire abantu b'Imana, Imana ibashyigikire cyane muri iyi minsi. Navuga ngo Imana ije kwisunguza umuntu wese udafashe ku Mana. Umuntu wese Imana idafashe agiye kugwa hasi. Ntutangazwe no kumva runaka na runaka wari umuhanuzi ukomeye ngo yaguye, ngo yasambanye, ngo yagize gutya na gutya. Nuko Yesu agiye kwizunguza ku bwoko bwayo, utamufasheho wese azagwa hasi. Muririmbyi aravuga ngo ntabwo dutewe ubwoba n'ibihe n'imisi, kuko nyiribihe tuziranye. Ariko niba uziranye na nyiribihe, ndagira ngo nkubwire ngo ibyago bizaza ntagira icyo bigutwara. Yego. Wari uzi ko hari abantu bakizwa bafashe Imana? Haleluya, amen. Hari abantu bakizwa bafashe Imana, ariko bagera mu bunyereri kubera ko barayifashe, bagera mu bunyereri bakikubita hasi. Kubera iki? Ntago wafata Imana ngo uyishobore. Haleluya. Ahubwo bwira Imana igufate, kuko iyi Imana igufashe niyo ugeze mu bunyereri irakubwira ngo humura mwana wanjye, nubwo bikomeye nzakugenda imbere, ahataringaniye mpagize gute? Haringanize. Yego.
muri iyi minsi subiza amaso inyuma urebe niba ari wowe warufashe Imana kuko iyo ufashe Imana iyo ugeze mu burwayi urayirambika iyo ufashe Imana iyo wagera mu nzara Imana ukayirekura ukajya gushaka ibyo kurya iyo ufashe Imana hari ibintu byinshi hari umuyaga ugahuha ariko kubera ko uyifashe ugahita uyirekura ndagira ngo mbabwire mwabwoko bw'Imana mwe akira gufatwa n'Imana akira gufatwa n'Imana mu izina rya Yesu yego insengero bazifunga batazifunga ariko akira gufatwa n'Imana ibigeragezo bizaza ntihagire icyo bigutwara kuko ufitwe n'Imana abarozi bazakuroga ntibagire icyo bagutwara bazi ko ugiye gupfukire kubera iki ufashwe n'Imana yego ugushikamije umutima uzamurinda Mana ugushikamije umutima uzamurinda azaba amahoro ugushikamije umutima uzamurinda Mana ugushikamije umutima uzamurinda azaba amahoro ayiwe umubyeyi ugushikamije umutima uzamurinda Mana umukobwa ugushikamije umutima uzamurinda Mana ugushikamije umutima uzamurinda azaba amahoro niba ushikamije umutima Imana ndagira ngo nkubwire ngo izakurinda uzaba iki uzaba amahoro yego tugiye gusenga hari ubwo warucitse intege hari ubwo waruri kureba hirya no hino ukararanganya amaso mu isi ugasanga wowe ubwawe uri gucika intege uko uri gucika intege rero ntabwo ari Imana igufasha ahubwo wowe ufashe Imana ndagira ngo nkubwire ngo tubwire Imana yidufate yigeze ibwira umugabo n'amuga ngo nzakugenda imbere ahataringaniye magere gute mparinganize ngo nzamenagura inzugi z'imiringa ngo ndetse n'ibihindizo by'ibyuma nzabicagaguramo kabiri Imana icagagura ibihindizo by'ibyuma byakugenzaga Imana ibicagagure mu izina rya Yesu turagushimye Mana yacu turaguhimbaza uri intwari mu magambo ijambo wivugiye ubwawe waravuze ngo tugutabaza uradutabara utwereke ibikomeye tutamenya muri aka kanya turi mu bikomeye twebwe ubwacu tutamenya turi mu isi ikomeye ariko Kristo we muri byaravuze ngo ugushikamije umutima uzamurinda Mana uzamurinda azaba amahoro ni nayo mpamvu tukwinyize kugira ngo tugufashikamizeho umutima babyaye bagushikamizeho umutima abagabo bagushikamizeho umutima yewe abakobwa n'abasore urubyiruko tugushikamizeho umutima urakoze kutanza imbaraga kandi urakoze kuturengera mu izina rya Yesu Kristo amen amen urakoze cyane Aline amen